izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Bavandimwe bageni muje mu ngoro ntagatifu guhana isakaramentu ryo gushyingirwa. Kiliziya umuryango w'Imana ibakiranye urukundo, yishimiye guhimbaza no gutagatifuza iryo sezerano mugiye kugirana ryo kuzabana muri Kristu mudahemukirana. Imana niyo soko y'urukundo, niyo yateye mu mitima yanyu urukundo kandi ruha kwiyongera, niyo yabahuje ibageza ku byishimo by'uyu munsi. Mu izina ry'ikoraniro rero na Kiliziya tubahaye ikaze kandi tubifurije guhana neza iri sakaramentu mu kwemera no mu rukundo.
Ndayishimiye, Jean Lacroix, Niyibizi, Josephine Niyonsaba, Pascal Ndagijimana, Nadege Muregaye, Charles Nsengimana, Ernestine Uwamahoro. Ngabo rero bagiye gushora uyu munsi. Kandi rero twabijyana byacu dushobore kumva ijambo ry'Imana, tukitanga Eucharistia, dufite umutima usukuye. Nemerere Imana ishobora byose, imbere yanyu bavandimwe, banacunze rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, mu byo nagerageje gutunganya, kuko nacunze rwose, icyo gituma nigega muri ya mutagatifu y'iteka, abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, mumusabire kugira ngasaba Imana yacu. Imana ishobora byose itubabarire ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Amen. Thank you.
nk'uwashatse umugabo n'umugore bamwe turabikinze injishi y'urukundo rumwe ibuza abayoboke bawe bagiye gusezerana kubana maze ubageneye kwera imbuto urukundo ubafashe no kuba abanyakuru urukundo nyine abantu kristo n'abawe n'ubwami bwacu mana waramugategeka na bumwe bw'abantu batagatifu ubwiriwe n'abasimurani iteka. Isomo ryo mu gitabo cya Tobi. Icyo gihe ababyeyi bari basohotse basiga bakinze ibyumba, nuko Tobi arahaguruka ku buriri maze abwira Sara ati muvandimwe haguruka dusenge dutakambire Nyagasani kugira ngo adusesekazeho impuhwe n'umukiro. Sara arahaguruka maze batangira gusenga no kwambaza kugira ngo baronke umukiro. Nuko Tobi aratangira aravuga ati uragasingizwa Nyagasani y'abasokuruza n'izina ryawe riragahoraho risingizwa ubu n'iteka ryose. Habwa impundu mu ijuru kandi ibyaremwe byose bimusingize iteka. Ni wowe waremye Adamu unamuremera Eva umugore we ngo amubere umufasha amutere inkunga kandi no mu bo witwa muntu wese avukaho. Ni wowe wavuze uti si byiza ko umugabo yaba wenyine, reka tumuremere umufasha umeze nkawe. None ubu rero uyu muvandimwe wanjye simushatseho umugore kubera irari ry'umubiri, ahubwo mbigiranye umutima uzira uburyarya. Utugirire impuhwe ari jye nawe, ari jye utugirire impuhwe ari we ari nanjye, maze tuzagere mu zabukuru. Bavugira icyarimwe bati amen amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluia, alleluia, alleluia.
kugurisha, nyina wa Yesu aramubwira ati nta divayi agifite. Yesu aramusubiza ati mubyeyi, ari jye ari nawe, ibyo tugenzemo dute? Byongeye igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abaherezaga ati cyababwira cyose mugikorere. Hari hateretse intanga 6 zibashe mu mabuye zagenewe intanga y'abandi yo kwiyuhagira. Intanga yose yajyagamo inshuro 2 cyangwa 3 z'ikibindi. Yesu arababwira ati nimwuzuze amazi izo ntango. Barazisendereza kugeza ku bwana. Yesu arongera arababwira ati ngaho noneho mudahe mushyire umutegeka w'ubukwe. Baramushyira. Umutegeka w'ubukwe amaze gusobongera ku mazi yanditse divayi, atazi aho iyo divayi iturutse, abahereza bari bavomye bo bari bahazi, nuko ahamagara umukwe aramubwira ati ubusanzwe umuntu arabanza agatereka inzoga nziza, bamara guhaga agaheruka itari nziza. Wowe ariko wakomeje gutereka nziza kugeza ubu. Ahitamo mu Galileya niho Yesu yatangiye ikimenyetso cye cya mbere, maze agaragaza ikuzo rye, nuko abigishwa be baramwemera. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Abakristo bavandimwe Kristo Yesu akuzwe, Iteka ryose. duteraniye hano mu byishimo, twese dushagaye, aba bageni bifuje kwereka urukundo rwabo Nyagasani, kugira ngo Nyagasani abahe umugisha. Byari bihagije yuko aba bageni bishagaye bari kunyura umurenge bagasezerana imbere y'amategeko, maze bikaba byibanje. Byari bihagije kandi yuko abageni bereka umwana wabo, ababyeyi, imiryango, inshuti n'abavandimwe, bamara kwereka urukundo maze bagahita bajya kubana. Ariko barebye babona yuko bidahagije. Barebye babona nubwo baciye muri izi nzira zose, hari ikintu kimwe kibura kandi cy'ingenzi: kwereka urukundo rwabo Nyagasani, kubera yuko ibitarimo Imana aho byagera. Twishimiye rero kuza kubashyigikira, twishimiye kuza kwifatanya nabo mu byishimo byo gushinga urugo, kuko tubivuga ngo urugo buriya Kiliziya ntoya. Bafashe kugira ngo izo nshingano batangiye uyu munsi, Nyagasani azabafashe abaherekeze mu buzima bwabo kugeza ku ndundo, nk'uko basezerana kubana akaramata. Mu ijambo ry'Imana twumvise Yesu Kristo akora igitangaza mu bukwe bw'i Kana, amazi agahindura divayi, maze bakongera bakishima. Aho hari hagiye kuza umwijima, Nyagasani Yesu ahagarura umucyo. Ibyo yabikoze kuko twabizirikanye, abisabwe n'umubyeyi we Bikira Mariya. Ni ikimenyetso gikomeye rero cy'uko mu buzima bwacu, by'umwihariko mu rugo abangaba dushagaye bagiye gushinga,
ariko nibashirana bumvise icyo gukora. Igihe yashize ni ukwiyambaza igihe Bikira Mariya, maze nawe akibutsa umuhungu we kugira ngo bya byishimo bigaruke. Aho Nyagasani Yesu rero yatashye nta kintu na kimwe kihabura. Mwiyambaze abavandimwe bifuje gushyingirana Kristo, nabo dukomeze tubashyigikire, dukomeze tubafashe umubano wabo. Isomo rya mbere twazirikanye uburyo Yobu n'umugeni we babanje gusenga barageza urugo rwabo Nyagasani. Mu gihe byose byari birangiye, babanza kwereka umubano wabo, babanza kwereka urukundo rwabo Nyagasani, kugira ngo Nyagasani ahabe buri gihe ahabe abitaho. Tobi twumvise abasomye iki gitabo mwarabizirikanye cyangwa abasomye igihe kinini, yaragize ikibazo, umukobwa yashakaga akagira ikibazo cy'uko umugabo bashakanaga yahitaga apfa bagera ku bagabo barindwi. Uyu munsi rero Tobi yiyemeje gushaka umukobwa twabizirikanye, ariko mbere yo kugira ikindi bakora icyo cyose barabanza bereza Imana, kandi Nyagasani yaramwumvise uwo mugabo ararokoka. Ikimenyetso gikomeye navuga ko ari umutagatifu wamurikiye ubwenge bwa Tobi. Mu kubivuga cyangwa tubizirikana, twumvise yuko mu isengesho yavuze yuko adashatse uwo mugeni abitewe n'irari, ahubwo nyine nk'uko Nyagasani ari we wabiteguye guhera mu kigo cy'intangiriro, arimo arakora gushaka kw'Imana. Nk'uko tubizirikana, umubano w'umugabo n'umugore ni urukundo ruhuza umusore n'inkumi, ariko ibyo byose uwabiteguye Nyagasani n'Uhoraho ngo wabiteguye, akavuga yuko atari byiza yuko umugabo abaho ari wenyine, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Intangiriro. Babibutsa n'uko nk'uko mwabyumvise babivuga yuko atari byiza ko umugabo aba wenyine, ko Nyagasani yamuremeye umufasha wabwiranye. Icyo dusaba abageni ni ugutuma abagabo banyu bumva batari bonyine. Nyagasani yashatse, mufite rero inshingano z'uko mugomba kumubera byose, mukamubera nyine urwanabavu rwabonaga mu mbavu zigize umugabo. Nyagasani abitangiye, twebwe icyo dukora gushyira mu bikorwa icyo Nyagasani yadutegetse cyangwa yadukoreye. Ibyo rero kugira ngo tubigereho, icyo dusabwa ni urukundo. Tuzi yuko urukundo ari rwo rwabahuje, urukundo ni rwo rwatumye mutegura ibirori, urukundo ni rwo rwatumye mwemeza gusezerana imbere y'Imana. Urwo rukundo rero ruherekeze no mu rugo mugiye gushinga, rubabere inkingi y'amahanga. Urwo bizazana cyangwa ibigeragezo muzahura nabyo, dore ko rutajya bibura, bizabitsindisha urwo rukundo muzaba mufitanye. Ariko igihe mwahuye n'ibyo bigeragezo bikaza bisanga n'ubundi ubwanyu mudahuje, kugira ngo habonye abantu benshi bitabyoroha kuba mwatanga. Icyo nabasabaga rero ni uko urugo rwanyu mbere na mbere rwubakira urukundo, ukumva yuko uwo mufasha wawe ari wa wundi Nyagasani akuremeye. Uko byagenda kose, mu gihe baba bagezemo ushobora gusanga
uri umukobwa wenyine utabwira abasore waba waratunze. Ushobora gusanga ufite abo bita aba egiserenshi sijyana, ariko muri abo bose mwaba mwakundanye Nyagasani uwo yabikiyemo ni uwo nguwo. Icyo tubasaba rero Nyagasani abasaba ni ukumukunda kandi ukumukunda n'umutima wawe wose, urukundo nyine rwawe rwose ukamuharira ku buryo nta wundi wabona umwanya umutima wawe. Iyo urugo rushingiye ku rukundo byose biroroha. Basanga bishimye, abana muzabyara basanga azabaha nabo bakora urugo rwiza rurimo ubwumvikane, rurimo urukundo. Urukundo rw'ubukangurambaga ni rwo rutuma muzabana akaramata byishimo. Icya kabiri ni ukubutsa yuko iyo ushinze mu rugo uba ugize izindi nshingano. Mbere na mbere nk'umugabo bakunda kwivuga ababaye umutware w'urugo. Muzi rero umutware iyo ari mu matware akora ku buryo nta kibazo ayo matware yahura nayo. Umugabo rero niba azirikana yuko ari umutware w'urugo agomba gukora uko ashoboye. Niba igihe wari utarashaka umugore bigaragara igihe ushaka uyu munsi kubera uyu munsi birahindutse. Niba wiraga ibyo ubonye kubera uyu munsi uzajya ubyumvikana. Ntabwo ari ukubatera ubwoba, ariko no kumva yuko utakiri wenyine, ufite uwo Nyagasani yaguhaye ugomba gufatanya urugendo rw'ubuzima. Umugore rero mu Kinyarwanda baravuga ngo ni umutima w'urugo. Iyo umutima urwaye, umutima ufite ikibazo, kugira ngo uzi ko umubiri wose uhita utungana. Nagira ngo rero nibutse abageni bacu tuzaba ba mutima w'urugo mu ngo bagiye gushinga, ku buryo mu rugo hazagaragara uburere bwiza, hazagaragara rwa rukundo, hazagaragara umunezero biturutse muri wa mubano, biturutse imyitwarire myiza ya wa mugeni n'umugore n'umugabo nawe bimureba. Ibyo nimwabizuza ndakeka nta kintu kizahungabanya umunezero mu ngo ugiye gushinga. Icya nyuma nabasabaga ni ugutura urugo rwanyu, mukarutura Imana, mukajya mwibuka umwanya w'Imana mu buzima bwanyu, mukajya muzirikana umwanya w'isengesho mugomba kuranga urugo rwanyu. Nimutumira Nyagasani urugo mugiye gushinga, Nyagasani ntacyo azabima, ntacyo atazabaha cyabafasha gukomeza kuganiza, kubera yuko Imana ntabwo ishimishwa n'umubabaro w'abantu, ahubwo Imana ishimishwa yuko natwe twamera neza. Niyo mpamvu rero igihe muzatumira Nyagasani mu rugo rwanyu, igihe abana Nyagasani azabatoza umuco wa Kristo, igihe muzibuka gusenga mu rugo kuko babisaba mbere mu gitondo, mbere yo kurya, n'ikindi gihe Kiliziya ibitoza gusenga, muzabona yuko urugo rwanyu ruzaba rwubakiye ku rutare, rutubakiye umusenyi. Ndetse n'uko ijambo ry'Imana bidusaba igihe nta wundi uza kuba ubareba, nk'uko twabitwumvise apfukamye agasenga. Sinzi uko mwebwe mubigenza, ariko mwibuke umwanya w'isengesho. Nicyo rero nabifurizaga, ni ukwifuriza urugo rwiza, ni ukwifuriza kuzatunga ukazatunganirwa, ni ukwifuriza kuzagira urugo rwuzuyemo umunezero ndetse n'ibyishimo. Ibyo rero abaharanira umunezero, abaharanira ibyo byishimo byo mu
babona aho bari. Icyo bifuriza rero gukomeza gutera intambwe mu rukundo kandi buri gihe mukiyambaza nyagasani mukamutumira mu ngo zanyu. Abigishije byinshi rero nanjye ndumva narekeraho, maze umwanya ukurikiyeho ugasaba abageni bagahaguruka noneho hagati yabo bagahana isezerano, bagahana isezerano ry'ishyingirwa imbere y'umusaseridoti, imbere y'abakristu babaherekeje. Nyagasani Yesu abonana. Geni bavandimwe, tumaze kumva icyo Imana itubwira ku byerekeye abashakanye. None rero yaje muri Kiliziya kugira ngo urukundo rwayo rwemere n'Imana igere ku musaseridoti no mu maso y'ikoraniro ry'abakristu. Niyo mpamvu mbere y'ikoraniro ry'abakristu nshaka kubabaza ngo mumbwire uko mutekereza mu mitima yanyu ku byerekeye isezerano mwifuje kugirana. Muje gusezerana ku bwanyu bitari n'agahato gaturuka ku bandi, ni ku bwanyu, ni ku bwanyu. Murashaka gusezerana Kristo, muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mutahemukirana. Ese murabizi? Ese muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga ntibafite ibyaha cyangwa bari mu bindi byaha? Bose murabizi? Turabizi. Ubwo mwifuje kugira isezerano ry'ubushyingirwa butagatifu rero hari ibiganza maze imbere y'Imana na Kiliziya mubabwire undi isezerano ryemewe. Yewe Samuel Deogratiasi, wowe Kangwizisi, mbere umugore ari gusezeranya ko azagaruka imibereho yacu ari mu mahoro no kuba waba ubuzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugira ngo dupfane. Imana ni umuntu udashira ikomeza isezerano kugira ngo bahame wa Kiliziya kandi ibasezereze umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe mu ntambwe zitandukanye, zimena ikimenyetso kandi bigaragaza uburyo bukomeye buhuza abagiranye mu isezerano ry'ubushyingirwa. Turakwinginze rero uzige umugisha wawe kugira ngo abajye gusangana bavuga gukora ugushaka kwawe mu mahoro yawe, maze bazabane iteka bakundana kubwa Kristo umwami wacu.
bahe inema yo kubakana urukundo rwawe uzakira umutima mwiza bazabagendera bose kandi urugo rwabo ruzaruhukiro rw'abafite intimba batoze gufashanya abajya imbere bashyigikiwe nawe batoze gukora ugushaka kwawe isi yose y'ubuzima bwabo batoze kugisha inama no kwisunga mu migambi yabo batoze gutura ibyishimo byabo n'amagorwa yabo batoze gufasha abana uzabona kukuyoboka maze rero urukundo ruzima tugushimiye urukundo wabahaye kandi tugusabye kurubakomereza. Amen. Bakristo rero twishimiye abageni bamaze guhana isakaramentu abageni namwe tubifurije urugo rwiza kandi mumaze kwitura Nyagasani. Muri aka kanya rero tugiye abakwe bagiye kutwereka abageni babo maze babereke ababyeyi b'ikoraniro maze batwereke ko bishimye ikimenyetso cy'uko rero tutwereke ibyishimo. Thank you.
iteka amahoro ya Nyagasani mwifurize amahoro.
Nimujyana amahoro ya